nkomeze ubuhamya bwanjye umuntu na Kandereya nyine ni ngombwa ngo nivuge nanone igihundwe rero ubwo nari maze kuvayo natsinze nyuma y'imyaka 3 n'ejo wa gatandatu natsindiye kujya mu mashuri yisumbuye ikizamini cya leta ubwo nagiye kwiga Ikibogora ariko hari undi muntu twiganaga nabonaga ko ari mukuru mu mutima no mu mico kandi no mu myaka kabona ko nduta ari nka mukuru wanjye Imana yategetse ko nabatsinda iryo twatsinze turi babiri muri iryo juri ryo gatandatu tujyanwa Ikibogora ariko Imana yagiraga ngo njye mureberaho akomeze kuba mukuru wanjye atari ku buryo bw'umubiri gusa kuko nabonaga anandusha kujijuka mu bya Yesu mu by'Imana no mu mico n'ingeso no gusobanura neza ibyo agakiza nabonaga ko biji ikamuvuge nigatera simubishije Ikibogora rero twagiye muri école mu ishuri ry'Ikibogora ry'abamethodiste hanyuma iyo myaka 3 nahize twahize wa mbere kugeza kwa gatatu nubwo twarabahanga mu by'ubumenyi bw'amashuri ariko nakurikiranye n'ubukirisitu kubera ko nabubonye komisioneri b'abanyamerika babiri b'abadamu uwitwa Fast wanatwigishaga religion Mademoiselle Fast akigisha neza religion isezerano rishya neza yewe n'umugore wa directeur witwaga Esther Orket madame Esther Orket yari umugore wa directeur nawo mbona ubukirisitu imico myiza ndabikunda nabo mbona bankundishije ubukirisitu numva nkunze ibya Yesu abamisiyoneri b'igihundwe bo ntitwamenyanaga cyane keretse bukeya kubera ko iki gihe bigishije muri ry'Imana ku cyumweru nanjye mpari kuko cyangwa se baje kwigisha iyo ngiyo ku ivuko ryanjye ariko bo ntabwo nahoranaga nabo buri munsi ariko nabo nabonaga bafite imico myiza nka Alfred Tobrel nari muzi na Evangelistandi nawe nari muzi ho gatoya ariko Alfred Tobrel nari muzi cyane ariko Ikibogora mbaye mukuru imyaka ijaga 15 kandi ndi kumwe n'abantu babonye ubukirisitu kandi ubwo bukirisitu busobanura ko nta cyaha umuntu akora nuko bigishaga kandi bakanabikora kwihana n'umukirisitu n'igihe wakoze ikosa akaha ukagasabira imbabazi ibyo rero no mu rugo iwacu narabikoraga ku ivuko naho ngaho nyine mu bukirisitu bwanjye bwo mu mashuri abanza nari nasobanukiwe ko ubukirisitu bujyana nuko igihe wakoze ikosa ukoze icyaha ugomba kubyemera ukabyihana cyane cyane ukanabibwira ukihana ku muntu wacumuyeho n'ababyeyi cyangwa kuri mwarimu cyangwa kuri mugenzi wawe narabikoraga rero n'Ikibogora mbona uwo muco igihe umuntu yakoze icyaha nabeshe cyane cyane kubeshya umuntu abeshya kubera ko ari ikintu ari gushaka guhisha cyangwa se ari guhishira cyangwa ari umuntu ari guhishira wundi ibyo rero ndabinjyamo nageragiye nkatura nkakihana kandi simbuke rero ngeze muri imburabuturo Kigali niho nize amashuri yisumbuye guhera mu wa 4 kugeza mu wa 7 imyaka 4 imyaka 4 y'amashuri y'ubwarimu muri Kigali hanyuma ubwo shinjiri kumwe na Gaterana
wari wambereye nka mentor nka mukuru wanjye, kandi nabonaga ko ajijutse, azi ubukirisitu icyo ari cyo, n'uburyo yari ibanga yarazi ngewe ntarizi. Amasengesho yanjye yari makeya mu by'ukuri, ntabwo nari namenye kujya nsenga nigiriza ubusa, awe agomba kuba yarabizi, ntabwo nari namenye, ariko narabishakaga kujya kumara igihe ndi nko mu biterane, uretse ko Ikibogora nari nabonye n'umugisha ku misiyoneri witwaga Peter Giribo n'umufasha we Elizabeth, ndabitegereza mbabonamo ubumana ubukirisitu, nuko kandi bakatwigisha bakaraturimbisha indirimbo z'Imana, bakadukoresha ibiterane, bakadusengesha, bakatwigisha gutanga ubuhamya by'uko twakijijwe twemeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wacu. Urumva rero narafashijwe Ikibogora kubera Giribo, misiyoneri wo muri Eglise Anglikane witwaga Giribo, yaramfashije cyane. Urumva ko ari mu misiyoneri wo muri Eglise Methodiste bamfashije cyane, ku byo nari nsanzwe ngunda nakuye hari Yundwe no mu itorero rya ADPR. Imana yakomeje kundera, ubwo no kurerwa mu bukirisitu. I Kigali rero biratakara kubera iki? Kuko mbuze uwo nakwita mentor nka mukuru wanjye muri Yesu Kristo, hanyuma ngo njye mugenderaho ananjye n'urwara nyine tujye gusenga n'abandi, ndatakara kandi ngiri icyo bita mu Cyongereza etendatri, enarbe tendre, ndarakomera mu Mana. Mu by'ukuri muri iriya myaka ine natakaje byinshi cyane kubera kubura icyo bita mu Gifaransa encadrement spirituel. Ntabwo rero nabonye nagize ayo mahirwe muri iyo myaka ine, ngenda nsubira inyuma mu mitekerereze yanjye, mu by'ubuhanga bw'amashuri, ndakataza no gusoma ibitabo. Ubanza muri iyo myaka ine narasomye ibitabo bisaga 500 n'ibyo bita novels za Roma. Ibyo byose bikagenda bingabanyuramo ubwiza bwa Kristo, kuko bihera mu bitekerezo, kwandura bihera mu bitekerezo, mu byo umuntu asoma, avuga, yumva, no mu bo abana nabo batari abakirisitu b'imvange bavangitiranya. Nari nasoma ku nzoga mu mibereho yanjye n'itabi mu mibereho yanjye, ntazi kandi nirinda kubeshya, nirinda ikintu cyitwa ubutiriganya, ndazi ikintu cyitwa ubutiriganya, nzi kuvuga ukuri gusa. Ikintu umuntu ambajije kirebana n'ukuri nicyo nari nzi, ibitari ukuri ntabwo nari mbizi. Nuko imyaka inirangira, ariko kambayeho natangiye kubunabuna mu byaha by'umuntu w'imyaka 18, 19, ibintu by'urubyiruko, adolescence yanjye imbera mbi, ku buryo rero icyo gihe imitekerereze yanjye irambwira ngo nyamara wataye ubutagatifu n'ubumana, noneho nta no kubigongera kubisubirana biragoye, birakugoye. Urabona ko mu maraso yawe harimo gushaka iby'isi, gushaka gutekereza iby'ibitsina, ko igitsina gore, abakobwa numva mbishaka nyine ibyo ngibyo, ubwo bupfayongo niko nabwita, ariko ni mu maraso habaye nabi, kandi ndi kubura ijambo ry'Imana, ndi kubura gufashwa n'abandi bari mu Mana. Amasengesho ntayo, kurimbira Yesu ntabyo, gusoma Bibiliya ntabyo, kwiherera ngo njye gusengana n'abandi cyangwa niyiriza ubusa ntabyo, ndazimira mu by'ukuri. Noneho navuga ni uku kuzimira kwanjye, nubwo nageragezaga ibishoboka byose ngo nibuze ibyaha,
n'ibyo byo kujya mu by'ubuhehesi nabyo nkagerageza kubyibuza, ariko nkabona birangurura. ndavuga ngo rero ubutagatifu sinzabushobora, ndabuzi icyo ari cyo n'ukuntu buteye, kuba umukiranutsi biranani butagatifu. tuvuge rero kugira ngo rwose ntazava aho ngaho n'umubeshi uvangitiranya, reka nigire mu ishuri rya gisirikari muri SM, kuko bari kubikorera publicité, bari kubyamamaza no mu ishuri ryacu bajemo kubyamamaza. ndavuga ni okay, reka nigendere njye kwibera umusirikari, njye nikorera ibyaha nisanzure. nuko kuko numvishije umuntu mbese n'iby'isi yabibona nabyo narisigaye numva nabyo bindi mu bwongo, kuko igihe cy'ubukure cyaje cy'imyaka 22. nuko nagiye mu gisirikare muri SM, Ecole Supérieure Militaire Kigali. icya mbere nari mbaye nka Yona, ariko none nari nkabije kuba nari mbaye Yona inshuro nyinshi, kuko nari mvuze ngo iby'Imana ndabihunze, ngiye kubihungira hariya mu gisirikare, nibera umunyabyaha kandi ntandukane n'abantu bafitanye isano n'itorero ryanjye n'idini n'ubukirisitu nyabwo, kuko numvishije ngo hariya ngo uko umuntu yakwisanzura gukora ibyaha, reka ngende nisanzure. ubwo ngubwo ijuru ndaribuze, ndisezeyeho. ubwo nyine navuga ngo nasezeye ku Mana. nuko nagiye muri iriya shuri, atari uko nkunze ubusirikari, nyine ubusirikari yego nari nkunze n'icyubahiro kibamo, ngo n'iby'isi umuntu abonamo, umuntu akagira n'ishema, akumva ameze neza umusore, ariko kandi numvaga no kwisanzura mu byaha nabyo hehe n'ijuru. ubwo ijuru kwa heri, nubwo nyine n'ijuru sinzarijyamo kuko mbisemo nabi, ngo kuko nagiye kuba umunyabyaha. Imana ishimwe ko bitajyaga bimvamo ibyo ngibyo nari mpunze ngezemo, nabayemo imyaka 3, ariko nabaga buri gihe no gutekereza ariko ubwo koko sinzarimbuka, sinzajya muri gihe no umuriro w'iteka ryose. avuga ngo ngo niyo nzajya pe, none se ko nahisemo kwibera umunyabyaha ahantu ndirisanzura, ariko ni ubuyobe nari nayobye, ariko Imana yari iri kungenda ireba ko ubwo buyobe hari umunsi umwe ikwiye kubumvanamo, kuko nanjye numvaga ari ubuyobe, ariko nkabona no kuvamo kubwivanamo ntazabishobora, kuko nari kumenya kujya gushaka itorero ngo njye ngo rimfashe n'abantu b'Imana, nsa naho nabaye separated, naratandukanyijwe nabo, kandi aribo nari gufashirizwamo. n'itorero nari kujya mfashirizwamo naryo nabaye separated. nuvuga ngo sinyije no mu misa nako mu rusengero kwiga ijambo ry'Imana imyaka 4 ya mbere nabi muri imburabuturo mu mashuri yisumbuye y'ubwarimu ya pedagogique, none n'indi myaka 3 nayo irushijeho kumbera mibi mu shuri rikuru rya gisirikare, cyane cyane twari twanarikundiye ko bavuze ngo bazaduha diplome zo muri Université Nationale y'Ubutare y'u Rwanda, abaziga muri SM iyo myaka 3 ndetse yaje guhinduka 4, ngo bazaduha za diplome. mu by'ukuri baraziduhaye za lisanse, ariko numvaga hari ikintu natakaje nubwo baduhaye ibyo byubahiro, nyine ibyo byitwa impamyabumenyi, ariko hari ikintu nari natakaje. kubera iki? kubera icyaha, kandi simenye uko ngikuramo. murumva iyo myaka yanjye 21, 22, 23, ubwo SM ndayirangiza ngise 25, ariko mu by'ukuri niciraho iteka ngo ahangwiriye ni kuzimu, mu muriro w'iteka. ijuru narisezeyeho kuko rijyamo abatagatifu, abantu badakora ibyaha, abantu who profess Christianity, true Christianity, bagendera mu bukristo nyabwo, kandi nabonaga ntabwo kigenderamo, ngo kuko niciriye witeka mu by'ukuri, ariko nkajya nibaza ukuntu nzabigenza kugira ngo
nsubire mu kristo nkabona ntibikunze, nkabona ntazi inzira, I was lost, nari perdu, nari narazimiye rero. Ariko Yesu yari arimo acungacunga uburyo azantarura. Yesu ashimwe.